Dutangira agafilime kacu batwereka umugabo n'umukobwa baryamye mu cyumba cya hoteli, muri make bameze nk'abakundana. Muri ako kanya bagahita bumva umuntu bakomangiye, nuko wa mugabo agahita abaza umukobwa ati none se hari ikintu waba watumye? Nuko umukobwa nawe agahita amusubiza ati ntacyo rwose natumye. Ubwo umugabo agiye kureba umuntu wari ukomanze, nuko agahita asanga ni umugore wamubwira ati surprise. Muri make n'umugabo ntabwo yari azi ko n'umugore we araza, nuko n'umugabo agahita agerageza kubwira umugore we ko atakwizera ko hari umugore we ugeze hano mwiza cyane. Nuko wa mugore we wari uhageze agahita yumva umugabo ari guhumura indi mpumuro ya parufe, agahita abwira uno mugabo agikomeje kumubwira amagambo meza ati reka kumbeshya ariko. Nuko wa mugabo nawe atunguwe cyane agahita amubaza ati ibiki se uri kuvuga? Ubwo umugore muri ako kanya agahita amwigizaho, agahita yinjira mu cyumba ku mbaraga abwira umugabo ati ari hehe se? Muri make ari kuvuga umukobwa. Nuko wa mugabo agahita akomeza kubwira uno mugore ati nta wundi muntu uri hano rwose mu cyumba, ndi hano njyenyine. Agahita atangira kwigira neza, nuko umugore ahindukiye wa mugabo agahita amera neza amubwira ati nta muntu uri hano, nabikubwiye rwose ko ntawe uri hano. Ubwo umugore agahita atangira kureba mu tubati hose ubona ko atizeye umugabo we. Nuko wa mugabo agahita amugorera amubwira ati erega nakubwiye ko nta muntu n'umwe uri hano. Ubwo umugore bitewe n'impumuro yari yamwumvisheho ntiyabyizera, agahita aza mu cyumba ahantu baryama, agahita abona nta muntu n'ubundi urimo. Nuko umugore agakomeza ashaka rwose akabura umuntu. Ubwo umugabo agikomeje kumubwira ko rwose nta wundi muntu uri hano. Nuko umugore ubona ko rwose atabyizeye muri ako kanya, agahita areba ukuntu umugabo we agikomeje kumubwira ko nta muntu n'umwe uri hano kandi amukunda cyane. Ubwo umugore yumvishe umugabo we avuze gutyo, agahita amubwira ati ngaho nyine bigaragaze ko nkunda cyane. Ubwo muri ako kanya umugabo yahise amubaza ati ngwiki? Nuko umugore nawe akamusubiriramo ati nyine binyereke ubyerekane ko nkunda. Nuko umugabo agahita atekereza ikintu yakora muri ako kanya, agahita amubwira ati okay. Nuko agahita amufata akamushyira ku buriri. Muri ako kanya umugore agakomeza akamubwira ati nyine ibingibi ntabwo ari byo nari ndi kuvuga. Nuko umugabo agakomeza amubwira amagambo meza. Ubwo muri ako kanya kumbi wa mukobwa yari yagiye munsi y'igitanda. Muri ako kanya byose ari kubyumva, telefone ye igahita isona. Nuko wa mugabo na wa mugore bagahita bikanga. Nuko umugabo agahita agerageza kujejisha umugore we amubwira ati iyo ngiyo ni telefone yanjye rwose ntugire ikibazo. Nuko umugore ubona ko atabyizeye, umugabo agahita amubwira ati noneho reka mbikwereke. Agahita azana ukuboko ari kugerageza kugira ngo ayimwereke. Ubwo wa mukobwa byose ari kubyumva agahita ayifata akayimuhereza mu ntoki. Ubwo muri ako kanya umugabo agahita azamuka avuga ati dore ngiyi nakubwiye rega yari telefone yanjye iri gusona, nuko nahinduye sonori mu minsi mikeya. Nuko agakomeza amubwira amagambo meza amubeshya ko nta wundi mugore yamurutisha. Nuko wa mugore ubona ko abyizeye agahita ahaguruka. Nuko wa mugabo agakomeza kumubwira ati yirebe nyine iyi ngiyi ni yanjye rwose. Ubwo wa mugore ubona ko noneho yizeye umugabo we, wa mukobwa nawe wari uri munsi y'igitanda ari kubyumva. Nuko wa mugabo agikomeje kumwereka urukundo. Nuko wa mugore ubona ko abyizeye agahita agerageza kubwira umugabo we anamusaba imbabazi yuko yamuketse kandi atari ibyo, amubwira ati umbabarire cyane rwose, nuko nari numvishe nyine impumuro y'umukobwa nkahita ngira ngo wari uri kumwe nawe. Ubwo wa mukobwa ari kubyumva, nuko no mugabo agahita akomeza kubwira umugore we rwose ko nta wundi mugore yazana, ko akunda no gukora cyane. Nuko wa mugabo agahita agerageza kumubwira ko nta kibazo rwose, ko atanamurakariye cyane ahubwo ko yakwitegura bakajya guserebura. Ubwo umugore agiye kwitegura, umugabo agahita asigara avuga ati mana yanjye, akiruhutsa. Ubwo wa mukobwa nawe wari uri munsi y'igitanda akiruhutsa. Ntibyatinze uko igihe cyakomeje kugenda, wa mukobwa ari kwitwarira ibintu, wa mugore agahita aza amuhagarika amusuhuza. Nuko umukobwa nawe akamwikiriza, arangije agahita amubaza ati ese ukunda umugabo wanjye bingana iki? Muri make uno mugore yari ari gukeka n'umukobwa ko ari gukundana n'umugabo we. Nuko uno mukobwa ubona ko atunguwe cyane agahita amubaza ati ngwiki? Nuko umugore ubona ko nawe arakaye cyane agahita amubwira ati ibyo mvuze urabizi kandi urabyumva cyane, umukunda bingana iki nicyo kibazo nkubajije. Nuko wa mukobwa agahita agerageza guhakana bimwe akabyemera, ubona ko abuze icyo akora. Nuko agahita avuga ati oya rwose ibyo ngibyo ntabwo bishoboka, ni umushyitsi hano kandi njyewe ndi umukozi w'ino hoteli. Ubwo rero ntabwo tuvugana n'abashyitsi cyane ba hano cyangwa ngo dukundane, kuko biramutse bibaye nahita nirukana rwose nkabura akazi kanjye. Nuko agakomeza amwumvisha ko rwose atagirana umubano wihariye n'uriya mushyitsi w'ino hoteli cyangwa se umukiriya w'ino hoteli. Nuko umugore ubona ko atabyizeye agahita amubwira ati nari ndi gukina. Nuko umukobwa nawe agahita yishima. Nuko wa mugore agahita abaza uno mukobwa nimba hari umukobwa cyangwa se undi muntu w'umugore yigeze abona aza gusura uriya mugabo. Nuko uno mukobwa nawe agahita amusubiza ati ntawe rwose nigeze mbona. Nuko agahita agerageza kumubwira ko uriya mugabo atajya ajya mu bakobwa cyangwa se mu bagore, amubwira ati igihe cyose njye ngiye gukoramo amasuku mbona rwose ari wenyine nta wundi mukobwa bari kumwe. Ubwo umugore ubona ko rwose atabyizeye agahita agerageza kumusekera amubwira ati mbabarira cyane rwose nangije umwanya wawe. Ubwo muri ako kanya agahita agenda, ataragera kure telefone y'umukobwa igahita isona. Umugore agahita yumva imeze neza nka ya yindi y'umugabo we. Ubwo no mukobwa agahita ahindukira agahita akupa telefone vuba vuba. Ubwo umugore nawe ubona ko agize amakenga menshi agahita azahamagara no mukobwa. Nuko no mukobwa nawe agahita agerageza guhindukira amusekera ubona ko nta kibazo afite. Nuko no mugore ubona ko ari seriye agahita agerageza kumutega umutego amubwira ati ese nagira ikintu nkwisa
amusabira nuko agahita abwira uno mukobwa ko we agiye kujya mu rugo kandi araza kumara igihe kirekire ko ibintu bye yari yazanye muri hoteli araza kureba umuntu rwose akaza kuyimusangisha mu rugo kagize gahunda zihutirwa. Ubwo umukobwa ubona ko abyishimiye agahita amubwira ati cyane rwose nta kibazo. Ubwo wa mugore nawe agahita agenda ubona ko atamyizeye. Ubwo umukobwa abonye ko wa mugore nawe agiye agahita yiruhutsa. Ntibyatinze mu masaha ya nijoro wa mugabo nk'ibisanzwe agahita aza mu cyumba cye agahita abona wa mukozi rwose ameze nk'aho ari gukora hasi, nuko agahita aza amubwira amagambo meza ati mukundwa nari ngukumbuye rwose mu gihe gito tumaze iminsi tumeranye neza. Nuko agahita akomeza kumubwira ati rwose tugiye kugira ibihe byiza iri joro. Nuko agahita yumva umuntu ukomanze agahita amwihorera ati uretse gato ndi busy. Nuko agahita yumva akomeje gukomanga agahita agenda agiye kureba umuntu ukomanze agahita abona ni wa mukozi amubwira ati bite mukundwa mugabo wanjye mwiza. Nuko agakomeza kumubwira ko hari gahunda rwose batarangije kare kaje ubu ngubu ngo bazirangize. Ubwo mugabo ubona ko atunguwe cyane agahita amubuza amubwira ati none se uriya ninde uryamye hariya noneho. Ubwo nawe agahita ahaguruka kumbi yari wa mugore we. Nuko agahita aza begera ubona ko arakaye cyane. Nuko wa mugabo agahita agerageza kumuryarya amubwira amagambo meza ko ari mwiza. Nuko wa mugore agahita amucecekesha amubwira ati ibyo ngibyo ndabirambiwe rwose. Nuko agahita akomeza kubabwira ko rwose yari abizi neza ko uno mukobwa amuca inyuma kuri uno mugabo ariko akaba atari yakabona ibimenyetso. Nuko wa mugabo agahita agerageza kumusobanurira amubwira ko ari prank ko atari ibya nyabyo. Nuko wa mugore agahita amubwira ati amagambo numvise kare ko hari business mutari mwarangiza nayo ni prank. Muri make amubwira ko yabimenye rwose ko bamuca inyuma. Nuko umugore ubona ko arakaye cyane agahita abuza wa mukobwa ari kureba uno mugabo ati none se yaba yarakubwiye ko azagukunda ubuzima bwe bwose ataravuga byinshi. Wa mugabo agahita agerageza kumubwira ko ari we akunda gusa ariko ari kumubeshya. Nuko umugore agahita amucecekesha nanone avuga ati oya ibyo ngibyo rwose bireke, iyo uba unkunda ntabwo wari kunca inyuma unsuzuguza rwose uno mukozi wa hano muri ino hoteli. Ubwo wa mukobwa areba ubwo mugabo rwose ubona ko atumvikana n'uno mugore we. Nuko uno mugore agahita akomeza kubwira uno mugabo ko arazi kuguma hano muri ino hoteli ko yahisemo uno mukobwa. Nuko umugabo arangije agahita amubaza ati kubera iki se. Nuko umugore agahita amwerurira amubwira ati kubera ko ngiye gushaka gatanya njye nawe kano kanya kandi ibintu byose ninjye uzabifata kuko wanciye inyuma. Nuko wa mugabo agahita apfukama hasi amusaba imbabazi agerageza kumubwira ko rwose uno mukobwa atamukunda ko ari we akunda gusa. Umugore ubona ko atabyizeye agahita yigendera. Ataragenda agahita ahagarara akabwira uno mukobwa ati none se hajya bambwiye ko iyo ugiranye n'umubano cyangwa se ukundanye n'umushyitsi byihariye bigenda gute. Nuko agahita anamubwira ko iyo aba ari we yahita atangira kwipakirira kano kanya. Muri make yari agiye kumurega. Nuko agahita agerageza kubwira uno mukobwa ko uko yakora kose ku muntu ukunda guca inyuma rwose atajya ahaga. Muri make ari kumubwira ko atamwizera ko nawe yamuca inyuma. Mu byo bose bari bamaze gucamo byose bize ko burya gucana inyuma cyangwa se kubeshyanya ari bimwe mu bintu byangiza umubano w'abakundana. Ko iyo ushaka kugira umubano mwiza wirinde ibintu byo kubeshya ndetse no guca inyuma ugukunda kuko burya n'ubundi budatuje ahubwo uba ufite ubwoba yuko umunsi umwe ushobora gufatwa. Ndagushimiye kuba ufashe umwanya wawe ukareba ino video. Niba ari ubwa mbere uje kuri iyi channel cyangwa se ukaba utarakora subscribe wakanda aho handitse subscribe tukajya tubana no mu zindi video nyinshi nziza cyane tuzajya tubagezaho mu minsi iri imbere dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Like na share ku nshuti zawe kugira ngo nawe babashe kuyibona. Ikindi ntiwibagirwe no kutwandikira muri comment. Murakoze cyane mwari kumwe nanjye King F ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza.